Munkundire mfate uyu mwanya nshimire umuntu wese wagize uruhare kugira ngo ubutumwa bwiza tuvuga kuri Bigera Iherezo TV bugere kure. Ntabwo nshimira uyu wenyine, ndagushimira nawe ugiye gukora subscribe, share, comment na like. Kandi nshimire abantu bagiye bandika komanteri batubwira ko badukunda, batubwira ko badukurikira umunsi ku munsi. Nagiye nca ku binyamakuru bitandukanye. Uyu munsi rero mfite umurongo cyangwa se umuyoboro wa YouTube channel witwa Bigera Iherezo TV. Niho ducishaho ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana kandi n'ubuhamya bugiye butandukanye bwa bene data. Turabashimira rero buryo ki mukunda kudukurikira umunsi ku munsi. Aya masaha igihugu uherereyemo birashoboka ko ugeze ku mugoroba cyangwa se ubyutse. Hari n'abari ku manywa. Aya masaha twebwe ndabona bimaze kuba saa 1:30. Munyemerere mwebwe muri mu Rwanda mbasaba iki kintu gikomeye, ni mwihangane iki kiganiro tugiye gukora mugikurikire yaba bari hanze, abari mu mahanga, mu bihugu bigiye bitandukanye, aho Imana haye umugisha buri munyarwanda wese ari, cyane ko kuri iyi si rwose si ukwiyemera. Mbona abanyarwanda data yaraduhaye umugisha. Buri gihugu cyose menya cyo ku isi nta hantu utasanga umunyarwanda. Rero bivuze ko ari umugisha Imana yaduhaye, kandi umugisha w'ubuzima burya ni umwe mu migisha Imana yageneye abera. Nuramuka ubonye wabyutse bikemera ni umugisha. Kuvuga ni umugisha. Hari abatavuga. Kuba amaguru yawe ari mazima agenda, ushobora gutera agapira, ushobora kunyonga igare, ushobora kwicara mu modokari ugakandagira ku muriro, ushobora kurira moto. Mu yandi magambo, kuba uhumeka, ingingo zawe zose zikora, ukabuja, biri kimwe cyose ukoze, niba nkoze gutya nabyo ni umugisha. Kuko hari abantu barwaye pararize, hari abantu bari mu bitaro, amaguru bayazamuye, bacometsemo bya byuma. Mu yandi magambo, turashimira Imana yaduhaye impano y'ubuzima, kandi n'abarwayi tubihanganishe, tubabwire ngo nimukomere muzakira. Hari n'abafite ababo bavuye mu mubiri batabarutse, nabo tubabwire ngo nimukomere kandi mwihangane. Nuko isi iteye. Umunyarwanda aravuze ngo isi ni gatebe gatoki. Uyu munsi biba ari byiza, ejo bikanga. Biba ari vice versa. Donc uyu munsi bari sawa, ejo bikanga. Nubwo buzima tubamo bwa buri munsi. Hanyuma rero nkundira dusengana Imana, mbahe ikaze mu ijambo ry'Imana. Nababwiye ko ntazajya mbabwira ibintu byinshi, cyane yuko burya mu gifaransa baravuga ngo tout excès mauvais. Ibintu byose bibaye byinshi bikaba byinshi cyane. Tout excès bibaye byinshi biba mauvais, biba bibi. Reka dusenge Imana, nitumara gusenga twakira ijambo ry'Imana nk'uko Imana yatugeneye uyu munsi kugira ngo turisangire. Turagushimiye ko nta wera nkawe, nta yindi Mana igira iti imarira umuntu uretse wowe. Nta muntu n'uyu kuri iyi si wadutabara uretse wowe. Nta yindi Mana yo kwiringirwa uretse wowe Uwiteka. Izina ry'Imana yacu Yehova rishyirwe hejuru, muhimbazwe. Turagushimira impano y'ubuzima waduhaye. Turagushimira ko twabyutse bikemera. Turagushimira ko amaguru yacu ari mazima. Turagushimira ko amaboko yacu ari mazima. Turagushimira ko imitwe yacu ari mizima. Hari abari karayese kubw'impamvu z'uburwayi bwo mu mutwe. Hari abari mu bitaro bazamuye amaguru bashyizemo ibyuma. Hari abandi babazwe mu nda kubw'impamvu z'uburwayi bwo mu nda. Hari abandi bari kurira muri sonde kubw'umwami uburwayi bugiye butandukanye. Twebwe tugihumeka, tubuja bikemera, ingingo zacu nizima. Ntabwo ari cyo twabarushije, ntabwo ari ubumanzi bundi, n'ubuntu watugiriye. Turagushimira impano y'ubuzima waduhaye. Nuhabwe icyubahiro mwami. Muri uyu mwanya tugiye kuganira n'abantu ba ijambo ryawe. Ndasenze kugira ngo Mwuka Wera mfashe, ushyigikire, kandi ihishurirwa umpaye kubwira abantu batuye muri ibi bihugu bitandukanye by'isi ariko bumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Ndasenze kugira ngo umuntu wese azumva iki kiganiro, Mwuka Wera azamuhishurire, amuhe kumenya icyo Imana ivuganye nawe biciye mu ijambo ry'Imana. Senze nizeye izina rya Kristo Yesu. Amen.
nyemerera nguhe ikaze, ntabwo ndi butinde, twanzikire mu ijambo ry'Imana, tuganire namwe ijambo ry'Imana. Kandi ndabakunda pe, vraiment je vous aime beaucoup, très beaucoup. Kandi ikibintera nta kindi ni uko namwe mubinyereka. Yesu yavuze ngo nkunda abankunda kandi abashakana umwete bazambona. Bivuze ngo si tu m'aimes, niba unkunda, et moi aussi je vous aime, nanjye ndabakunda. Niba munkunda nanjye ndabakunda, turakundana. Umwe yaravuze ngo sisi tunapenda, natwe turi abashuti turakundana. Kubera iyo mpamvu munyemerere dufatikanye ijambo ry'Imana kubw'urukundo dukundana. Ndabakunda, niyo mpamvu nsaba Imana ngo ime icyoma abakunzi banjye aribo bakurikira Bigerezo TV, nabaha Imana. Rero ndashimira Imana ijya icyoma abakunzi banjye. Umukunzi wawe muha icyo ukunda. Icyo nkunda rero ni ijambo ry'Imana. Dusomere hamwe ijambo dusanga mu gitabo cya Nehemiya, igice cya 13, umurongo waho wa 4. Duhere ku murongo wa 4. Nehemiya 13, duhere ku murongo wa 4. Haravuze ngo Nehemiya yirukana Tobiya mu nzu y'Imana. Nehemiya yirukana Tobiya mu nzu y'Imana. Bibiliya iravuze ngo ariko ibyo bitaraba, Eliyashibu umutambyi washiriweho gutegeka ibyumba byo mu nzu y'Imana yacu ubwo yari yuzuye na Tobiya, yari yaramutunganirije icyumba kinini aho kera babikaga amaturo y'ifu n'icyome n'ibikoreshwa ni kimwe mu 10 bya vino n'amavuta agenerwaga Abalewi n'abatambyi n'abakumirizi ku bw'itegeko, hamwe n'amaturo azunguzwa aturizwa abatambyi. Ariko muri iyo minsi yose sinari i Yerusalemu, kuko mu mwaka 32 wo ku ngoma y'umwami w'i Babuloni Aritezaruzi nari narasanze umwami, maze hashize iminsi nsaba umwami yuko ansezerera ngiye Yerusalemu menye icyaha Eliyashibu yakoze, kuko yatunganirije Tobiya icyumba mu bikari by'inzu y'Imana. Birambabaza cyane, nicyo cyatumye ibintu bya Tobiya byose mbisohora mu nzu nkabijugunya hanze. Mpera ko ntegeka yuko beza ibyumba, nsubizamo ibintu by'inzu y'Imana n'amaturo y'amafu n'icyome. Imana nishimwe. Mureke turekera aha, hanyuma tuganire gatoya. Ndagira ngo mbamenyeshe ko uyu ni umunsi mwiza. Izi tariki 24 zabaye ariko ntizizongera kubaho, kandi uyu munsi w'iki cyumweru nawo wabayeho ariko ntuzongera kubaho. Mu gihe rero umunsi uje, muri byarembye ngo urangirana n'ibyawo byose no kwifuza ko uwo munsi kwawo birarangira. Ariko kandi nubwo bimeze bitya, ndashaka kubamenyesha ko iminsi turimo ni iminsi itoroshye, iminsi igoye abantu, ni iminsi abantu benshi batari kumenya uko iteye. Ariko kubw'imbabazi z'Imana, kubw'urukundo rw'Imana, turashimira Imana duhaye umwuka wera kugira ngo duhishurirwe, tumenye. Nitumara guhishurirwa, tumaze kumenya iby'ubwiru bw'Imana, natwe tubibwire abandi batagize ayo mahirwe. Ntabwo abantu bose bazi ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu mwanditsi w'iki gitabo cya Bibiliya tangira kwandika ku rupapuro rwa mbere muri ziriya Bibiliya zo muri 59, haranditse ngo ab'iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana. Bivuze iki? Bivuze ko ino generasiyo turimo, iki kinyejana turimo, buri muntu wese ari ukize, ari uworoheje, ari ufite amafaranga, ari utayafite, ari ufite ubuzima, ari muzima, n'urwaye, ari ugendera mu ndege, buri muntu wese biravuze ngo ab'iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana. Ariko ikintu giteye ubwoba kijya kinambabaza nuko ibyo Bibiliya ivuga bitandukanye n'ibyo abana b'abantu dukora. Aho kugira ngo dukenere ijambo ry'Imana, dukeneye amazu, dukeneye amafaranga, dukeneye amamodokari, dukeneye abagore beza, dukeneye abagabo beza, dukeneye abana beza, dukeneye amashuri. Okay, sava, nibyo turabikeneye muri ubu buzima. Ariko kandi hejuru y'uko tubona ibyo byose, hari ijambo
rituma tugira kuri ibyo bintu tukabigeraho. Iryo jambo rero niryo twagakwiye kugira prioritaire cyangwa se principale, rikaza ku mwanya wa mbere. Ariko ubona muri iki gihe ikintu giteye ubwoba, ijambo ry'Imana nta mwanya rigifite. Njya gusenga mu nsengero zigiye zitandukanye kubw'Imana ivugabutumwa Yesu yampaye, wajya kwigisha nk'ahantu wagutumira umubwirizabutumwa ukajya kubona ukabona wenda tuvuge nk'amasengesho yo mu mibyizi, wenda ni ku wa kane, turateranye, abantu bahereye saa 3, ubwo bateranye saa 3, bahereye saa 3 barabyinnye, saa 4, saa 5, saa 6, saa 7, saa 8, saa 9. Akenshi bakunda bavuga ngo saa 9 ngo niyo saha y'umwigisha. Saa 9, saa 10 bakaba ariho baguha umwanya ukigisha iminota 30 cyangwa se 20, kandi bafashe umwanya wo kwirirwa babyina gusa. Bijya bibaho ukabona ijambo ry'Imana nta mwanya barihaye. Ibi ndabivuga ashize amanga kubera ko biriho, ntabwo mbeshye rwose pe. Umwanya w'ijambo ry'Imana, cyangwa se kubera iki gihe cyagiye kizamo impinduka zitandukanye, nk'ubu ahantu duteranira twebwe duhateranira ari amatorero ageze muri 3. Tuvuga amateraniro yacu duhura turi 3, hanyuma kandi ubwo hari n'andi amatorero aba yavuyemo 3, hari n'andi aba yabanje. Ni ukuvuga ngo hahera irya saa 2 rikageza saa 6, saa 6 bakavamo hagahita hajyamo irindi rya saa 7, ubwo saa 7 bakavamo hakajyamo irindi. Ubwo urumva mu yandi magambo twebwe dusenga amasaha 2. Mu masaha 2 rero biragoye kugira ngo umuyobozi cyangwa se umwigisha azabone umwanya uhagije. Ubu rero mfite ikibazo kinantera ubwoba yuko abantu bazafata ijambo ry'Imana bakaryibagirwa. Mu mwanya wo kuryibagirwa ariko Satani azaza akabica, kubera ko iyo umuntu yamaze gufata ijambo cyangwa se inkota akayirambika hasi, umwanzi we araza akamwica. Kandi iri jambo ry'Imana abantu banze gusoma, banze kubika ku nkingi z'imitima, iri jambo ni inkota, niyo ntwaro abera b'Imana turwanisha. Ejo bundi nabigishije amagambo akomeye yavuze ku bukene twatewe cyangwa se dufite, ko bwatewe no kwirara kwacu. Twoke twamaze kwirara dusigara twarajyanye icyo twita ko kigaragara nk'inkota cyangwa se nk'ibirwanisho, ariko nabyo ari pirate. Nabyo ari pirate kubera ko aho twatyazaga umwanzi yaraje atwimurira cyangwa se dutwara icy'umumaro ari cyo cyazo twatyazagaho, arangije araryimura. Nabahaye urugero kuntu televiziyo, iyo umuntu afite televiziyo umujura akaza akayiba, yibagirwa antene. Hari uburyo atwara televiziyo agasiga antene, hanyuma abantu baciye aho ngaho bagasigara babona antene gusa, ariko televiziyo yaragiye. Uku niko umwanzi aza akibabera, akiba abakristo ijambo ry'Imana akaribatwara. Abantu babona abarokore, babona umupasitoro, babona umuvugabutumwa, babona umuririmbyi, bakagira ngo aracyari nka cyagihe kwa kundi yahamagawe. Kumbi nawe se we yaribwe ntiyabimenya. Kubera iki? Yibwe icy'agaciro ari ryo jambo ry'Imana. Wambwira buryo cy'abantu basambana cyangwa se buryo cy'abantu biba, bakagira amoko, bakagira ubusambanyi, bakagira ubutinganyi, kandi baramenye ijambo ry'Imana? Ntabwo bari bwarimenye. Iyo baza kumenya ijambo ry'Imana ntibagakoza ibyo byose. Niba umuntu asambana akiba agakora ibyangwa n'amaso y'Imana, ntabwo aba aramenya ukuri kw'ijambo ry'Imana, kuko mu ijambo ry'Imana harimo amategeko y'Imana yahaye Abisirayeli. Kandi Abisirayeli twebwe uyu munsi wa none, jewe ntabwo bari abantu bari mu gihugu cya Isirayeli mvuga ko aribo Abisirayeli aribwo bwoko bw'Imana. Oya, ubwoko bw'Imana ni iki? Ubwoko bw'Imana ni abantu bose bakora iby'Imana ishaka. Haleluya! Yaba umuzungu akora iby'Imana ishaka ni ubwoko bw'Imana, yaba umwirabura ukora iby'Imana ishaka, ukora ibyo Imana Data ashaka, ni ubwoko bw'Imana. Umuntu wese wumva amagambo y'iki gitabo cy'ubuhanuzi akabyitondera, Bibiliya ivuga ko ngo uwo muntu ngo azaba ameze
Imana nishimwe. Ngo nk'umuntu wubatse inzu ye ku rutare, ngo yarangiza ngo imiyaga iraza, ngo imisenyi yose ikaza, ngo iyo yikubise kuri ya nzu ngo isanga ngo ishinze ku rutare. Uru rutare Bibiliya ivuga rero ni Kristo. Hanyuma nibutse abantu bankunda mu nkurikira, iyo umuntu afite Kristo muri we agakora ibyo Kristo ashima, uwo muntu aba ari umwana w'Imana. Amen. Aba ari ubwoko bw'Imana. Twe turi Abisirayeli rero nyakuri, niba dukora iby'Imana ishaka, Imana ishimwe. Tugiye kuganira rero, mbibutse ikintu Yesu yampishuriye. Hari abadayimoni turi kurwana nabo bageze muri 3, kandi aba badayimoni barakomeye. Ni na mpamvu Imana yampishuriye kuza kubaganiriza ngo mbabwire imbaraga mu Rwanda nazo izo arizo, mbabwire umwanzi uri kubatera uwo ari we, mbabwire ubugome afite, nindangiza mbabwire n'icyo twakora kugira ngo dutsinde uyu mwanzi winjiriye abera b'Imana kandi akinjira runono gato gato ku buryo mutaza no kumenya imigambi ye. Aha, munkurikire mu nyumve. Imana nishimwe. Urakoze kunyumva mwana, urakoze ko aba bantu bagiye kumva ijambo ryawe neza bakaryumva. Iyo ndi kwigisha, shimira Imana ko ibiri turi connect, mba numva ibyo mvuga atari jye nanjye uri kubyivugisha, numva hari n'ijwi ndi kumva, numva ndi mu ihishurirwa rikomeye, kandi ni ukuri hari ihishurirwa mba ndi kumva muri jyewe. Kubera ko Theo, nasabye Imana ngo nimpagarara imbere y'abantu sinzigere mbabwira ubusa. Hari abantu bajya ku macano ugashaka ikintu avuze mu bintu byose avuze ukakibura. Rero Imana ijya imfasha, ibyo mvuga nibuze hagiremo nka 2 bavuga ati ni ukuri, ibyo utubwiye ni ukuri. Rero ndashaka ko tuganira ku kintu cyitwa ihishurirwa ryo kumenya imbaraga turwana nazo izo arizo. Kumenya imbaraga turwana nazo izo arizo. Izi mbaraga zatwinjiranye kandi zikatwinjirana mu buryo buteye ubwoba. Ndashaka ko tubanza kumenya izo arizo. Kubera iki abera b'Imana bari kunamuka? Kubera iki inzu y'Imana yajemo akavuyo? Kubera iki abitwaga ko bakoreraga Imana nabo ubwabo bisenye? Kubera iki abitwaga ko bari mu murimo w'Imana hajemo ibintu byitwa fight, ibintu byo kurwana, barwanira mu murimo w'Imana? Byatewe n'iki? Niki cyateye itorero ry'Imana rikazamo akajagari, rikazamo akavuyo, rikazamo ibintu byitwa agasuzuguro, rigacika amazi? Muri ibi byaravuze ngo yewe kintu cyazanye ibice mu itorero kikarisuzuguza. Kubera iki byagenze gute? Byatewe n'iki? Ndashaka kubabwira ko hari imbaraga 3 z'abadayimoni zinjiriye itorero ry'Imana, ariko izi mbaraga ndashaka ko tuza gukora ikintu cyitwa kuzirwanya no kuzirukana. Amen. Dusomye amakuru y'umugabo bita Nehemiya, ariko tutarasobanura uyu mugabo Nehemiya uwanditse aya magambo, reka mbabwire izo mbaraga. Nijoro ndyamye nagize icyo bita kwirotera, no kurota, ariko mbona hari imbaraga ziri kugenda zinamura abantu. Izo mbaraga harimo abadayimoni 3 bakomeye. Hari umudayimoni wa mbere ukomeye witwa Bitwayiki, niko nababonaga. Witwa Bitwayiki, ku ruhanga rwe uko marayika yamunyerekaga yari afite izina ryitwa Bitwayiki. Uwa kabiri ni umudayimoni witwa Cyubahiro. Nabonaga ari umudayimoni w'umwibone, mu ruhanga rwe handitsemo akantu kameze nk'akabiya gashashagirana. Hanyuma uwo yarebaga yahitaga asa nk'aho arabagirana. Ibyo bikamutera ubwibone ku rwego wa mudayimoni yagendaga acengezamo abantu ikintu cyitwa ubwibone. Dayimoni wa 3 ni dayimoni witwa Ndabimenyereye. Ndabimenyereye ntabwo nza kubona uko mbisobanura, ariko uyu mudayimoni uburyo ki nabonaga ari kugenda akoramo, cyangwa se manifestation ye, kwigaragaza kwe, yagendaga
nabonaga hari akantu usubwo ndakitabukira kameze nk'akabindi, abantu bazi icyungo murakibona. Abantu bo muri iki gihe ntabwo bazi inkono tuzi amasafuriya, ariko inkono iba ikozwe mu ibumba. Abo bita ababumbyi, mu Rwanda rwacu tugira abo bita abasigaje inyuma y'amateka, niko babita muri iki gihe, ariko kera munyemerere mvuga iri jambo ntacyo bitwaye, babitaga abatwa. Abo batwa bakoraga umurimo wo kubumba inkono. Nifashishije iri jambo ntihagire unyumva nabi kugira ngo tubashe kumva iki cyigisho. Aba bene data rero bakoraga uyu murimo wo kubumba. Mu bubumbyi bwabo babumbaga icyo bita inkono. Hanyuma uyu dayimoni rero witwa Ndabimenyereye, nabonaga ari kugenda, hari inkono nyinshi zigiye zitandukanye, hanyuma akajya agenda, izo nkono zari zitondekanye ku murongo, hanyuma agenda afata icyo bita umudaho nawe ntawe muzi, akajya agenda akoramo yumva. Ibi ni ibisanzwe. Yagera ku biryo akumva ni ibisanzwe, ibi nta kibazo, agenda yumva avuga ati ni ibisanzwe. Ariko yaje kugera ku nkono imwe, yari ishyushye ku rwego rukomeye, akorejejemo umudaho, arashya, ururimi rurababuka, urukirimi kirashya. Hari ibintu yari yaramenyereye. Rero nagize umugisha, marayika arambwira ngo nzabwire abanyetorero cyangwa se abantu badukunda badukurikira umunsi ku munsi ko twinjiriwe n'izi mbaraga, kandi izi mbaraga ziteye ubwoba, ku buryo abantu b'Imana Satani yabinjiriye, hanyuma abinjirana n'izi mbaraga eshatu z'aba badayimoni. Dayimoni wa mbere ni ibidayimoni bitwaye iki? Muranyumvishije? Dayimoni bitwaye iki? Dayimoni wa kabiri ni dayimoni w'ubwibone, hanyuma uwa gatatu ni dayimoni witwa Ndabimenyereye. Munyumve neza, dayimoni bitwaye iki? Uko marayika yambwiye, twari turi kuganira mu nzozi, arambwira ngo abarokore basiga baraziruye. Hari ibintu bazirizaga kera ariko basiga barabiziruye. Hari ikintu kijya kimbabaza, iyo abantu bose ngo basigaye barwaye amibe. Yes, hari abantu banywa inzoga ngo barwaye amibe, ngo amibe ngo zikiza, ngo nako ngo inzoga zikiza, ngo inzoga zikiza amibe. Yes, tuzinywa bitwaye iki twivuye. Ariko icyo wita bitwaye iki ntabwo ari wowe nawe, ni dayimoni winjiriye abera b'Imana, abakura mu mwimerere wa kera, abasigira dayimoni yitwa bitwaye iki. Dusambane bitwaye iki, dusomane bitwaye iki, twikinishe bitwaye iki, dusenga ibigirwamana bitwaye iki. Ubundi umuntu, ejo hari umuntu twaganiriye ejo bundi hashize, yarambwiye ngo ariko ngo abantu bagiye bamenya ko ngo generasiyo turimo ngo buri muntu wese agira uburenganzira bwe. Yes, nibyo. Abantu batingane bitwaye iki ko ari uburenganzira bwabo? Nabo ni uburenganzira bwabo. Umugabo ku mugabo ni uburenganzira, umugore ku mugore ni uburenganzira. Bitwaye iki? Uyu ni umudayimoni mubi winjiriye abanyetorero. Muhumuke bantu b'Imana, mumenye icyo turwana nacyo, mumenye ko turwana n'imbaraga zikomeye. We are fighting with the power of devil. Turi kurwana n'imbaraga z'abadayimoni zifite imbaraga. Igihe bamaze gucengezamo abantu ikintu cyitwa bitwaye iki. Mureke twikorere ibi ntacyo bitwaye. Abitwaga ko ari abarokore twambara uko bisanzwe nta kintu bitwaye, twambara amapantaro ntacyo bitwaye. Ayiwe, twambara amapantaro, tudefirize, twogoshe ingohe, dusiga ibintu ku minwa, nta kintu bitwaye. Ndi kuvuga ku mwimerere w'abitwaga ko ari abarokore. Hagira unyumva nabi, ababyemerewe bo ntacyo bitwaye bitewe n'idini umuntu harimo, ntunyumve nabi, ntacyo bitwaye kuri jye, ntacyo bintwaye. Ariko abera b'Imana twitaga ko ari abapandekote, ntabwo bakiri abapandekote b'iki gihe, abenshi babaye abapendabyote. Doke dukunde byose. Doke bitwaye iki se twambaye nk'abandi? Eske tugenze gutya natwe twambaye amamini bidutwaye iki? Ibi muvuga ko bitwaye iki biragitwaye, ni bibi mu maso y'Imana, kuko uyu ni umudayimoni wamaze kubakuramo umwimerere uko mwahamagawe kera. Pawulo yaravuze ngo muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data.
ariko ntabwo abantu bakibuka originalite cyangwa se inkomoko yabo uko bari bameze. Ariko nari nkuzaniye ijambo ryiza rikubwira ngo zirikana uko wari uri kera. Kera witwaraga ute? Kera wagenda gute? Eske imbaraga wari ufite z'umwuka wari wacyazifite? Uyu mudemoni rero twabitwaye iki? N'umuwa pasiteri yagezeho tunyereje amaturo bidutwaye iki? Turi icya cumi tukarya amafaranga ya kompasiyo. Hari abapasiteri bagiye banarwana, ndabizi neza. Hari ahantu hari ibyo mvuga ndabizi neza. Hari n'uberetse guhagarika ahantu hamwe navuze bamuhagarikira ubusa ngo hajemo ngo ikintu cyitwa ngo yariye amafaranga kandi atayariye. Donc ntabwo ari muri toro ryacu, ni ahantu hamwe navuze mu ntara. Hazamo ikintu cyitwa yanze kurya amafaranga y'imfubyi, abandi bahita bamufatira ibyemezo bati uyu muturage yanze ko turya miliyoni 20, reka natwe tumwereke. Bahita bamwirukana, ubu aricaye ariko yabaye umukirisitu. Bitwaye iki tuyariyeho imfubyi tukazirya? Nyamara biragitwaye. Nimba inkunga z'abana b'imfubyi zije, warangiza ukanyereza umutungo w'izo mfubyi, bagombaga kwiga nabo bakazabaho bakaba abandi bantu, none ukaba uriye umutungo wabo, uratekereza ko mu maso y'Imana itazakutimbagura? Imana arambwiye ngo nimbwiza abantu ukuri, ni ukuri kwiyera. Imana izatimbagura bitwa ko ari abakozi b'Imana, bagiye bahemukira imfubyi, bagiye bahemukira abapfakazi. Ibaze kubwiriza umuntu ukigisha umuntu icyo bita igice. Hari umuntu aherutse kubitebyamo kuri social media, ari kuvuga mu bukwe ngo kanango nimba warigishije abantu igice ngo ubwo wabigishije iki? Kuko nanjye nkoze research saga si iriya mvugo yitwa ngo abarimu bigishije ngo umwana ngo ari ku gice. Oya, nabizera bashya, nta by'igice rwose. Je ntabwo nigize n'igice, nize icyo bita kuba umwizera mushya. Iyi mvugo ADPR ndasabye bazahindure ngo kwitwa ngo umuntu ngo yize ngo igice, ngo umuntu ngo tumwigisha ngo igice ngo ari ku gice. Oya, rwose nabizera bashya. Ibaze umuntu yakwigishije inyigisho z'abizera bashya, aranakubatiza, arangije ejo guteye inda. Bitwaye iki se twiryamaniye nubwo nari mwarimu wawe? Ye baba we mwami Yesu Kristo, ibi biragitwaye kuko Imana yarabibonye. Bitwaye iki duca inyuma abagore bacu, tukaca inyuma abagabo bacu, ko atabimenya tukajya ku Gisenyi? Ejo ndi madamu wanjye hari akaganiro yanganirije ngo hari ahantu hamwe hari umugabo n'umugore bamaranye igihe kirekire, hanyuma kubera ko batari barabonye urubyaro, twari turi kuganira n'abandi bantu, madamu atuganiriza icyo kintu, aratuga ati nyamara kwihangana bijya binanira abantu. Umugore n'ukuri byananiye, umugabo we baramaze igihe kirekire batabyara, ariko umugore aravuga ati bitwaye iki ngiye kwishakira kandi kana ko umugabo wanjye atabyara? Kwihangana byamunaniye, avuga ati n'ubundi narihanganye imyaka 10-15, bitwaye iki nabimubwiye nkagenda nkashaka kandi kana, namara kuza hanyuma bizatwara iki ko nzamwitirira umugabo wanjye? Ariko umugabo aravuga ati ndeka nceceke nzarebe, je ndabizi ko ntabyara. Uyu mugore aratwise, nubwo asamye ndabizi ko inda atari yanjye, umwana navuka tuzamupimisha. Aha rero niho urubanza ruri. Biragitwaye, aragenda arabyara, ariko umugabo ajya gupimisha umwana asanga so. Itorero rihita ritenga wa mugore, abandi baramuvuganira ngo nta kibazo, ngo wari warihanganye. Reka nkubwire, hahirwa uyihangana akageza imperuka, uwo niwe azakizwa. Kuba utabyara ntibivuze ko wacinye mu mugabo wawe. Kuba Imana yarakwimye urubyaro ni ukuri kwiyera, ntibivuze ko wajya kwirwanirira. Hamwe wihanganira ibigeragezo. Hahirwa uwihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa. Ntabwo mbivuga kuko jyewe nabyaye nagize umugisha, n'umugisha. Wowe utarabyara ihangane. Niba utarabyara ntibivuze ko ugiye gusambana ngo ujye kwishakira uko wabyara ahandi. Ni icyaha, ni icyaha, ni ukuri. Uba ukoze icyaha cy'ubusambanyi, kandi icyaha ni urubori kandi rugira ikintu cyitwa ingaruka z'urupfu. Bene data munkurikira, mu nyumva, mu nkunda, reka tuze no gufata umwanya wo gusoza.
ko nshobora kuba ndi kuvuga ibintu biremereye cyane. Iki cyigisho ashobora kuzagikomerezaho umwami Yesu nabinyemerera. Amen. Uyu mudemoni yitwa Bitwayikire nuko yinjiye akajya abwira abantu ko ntacyo bitwaye, bagakora ibyo byose mvuze, tunywa inzoga, turwaye amibe, bakanywa ibyo bita ibyuma, bakanywa ibyaziraga abanyetorero. Demoni yitwa Bitwayiki yaraje arabazirurira ababwira ko nta kintu bitwaye. Uzi ko iri jambo Bitwayiki ryahereye muri Edeni, ariwo Satani yaje akabwira Eva, akamubwira ngo Bitwayiki se muramutse mufashe ku itunda nta kintu bitwaye, nimusorome murye namwe muzahweza amaso yanyu arebe. Bitwaye iki? Demoni ari gushuka abantu. Bitwaye iki? Ariko uyu mudemoni ndashaka ko tumurwanya nk'abanyetorero, nk'abantu bakunda Bigiherezo TV, mu izina rya Yesu. Demoni wa kabiri ni umudemoni witwa ubwibone. Hari ukuntu njya mbona abarokore ba kera bajyaga kera, ntabwo ndi umuntu mukuru cyane ariko nanone si ndi umwana. Hari ukuntu abarokore ba kera bategaga igitambaro bagapfuka n'amatwi ku buryo nta muntu w'umurokore wabonaga amatwi ye. Ariko abubu hari uburyo bagitega, barangiza hano inyuma bagasiga ibisatsi bishwambaguje, ugasanga ukibaza aba bantu, ugasanga bigize nk'abantu b'abasazi. Iyi mitegere yabo bimeze nk'ibintu by'abasazi, imisatsi yabo bayishwambaguje, ukibaza aba bantu bafite what's going on, ni ibiki barimo? Ko kera atari uko bari bameze, ibi bintu bije gute? Agatega igitambaro akagategera ahangaha, ibi muzababona. Ibi mvuga mfite fagite, hari ibyo njya ndeba n'amaso yanjye nkumva mfite uburyo nabakubita, ariko ntabwo narwana kubera ko Imana izabitimburira. Abantu bari bafite umwimerere w'agakiza. Imana yabo ntabwo Imana iba mu musatsi, ariko iyo bundi ikintu cyitwa itegeko, cyangwa se iyo umuntu yarafite amahame agendera, warangiza ukica rimwe mu ihame, uba umaze gukora icyaha. Niba ADEPR yacu tubamo uyu munsi wa none hari imigenzo cyangwa se imiziririzo za kirazira twagira, none tukaba twaramaze kuzirura dushaka kumera nk'abandi, ni ukuri ko Imana turi gukora ibyaha. Kera nta murokore wambaraga ituntu tumwambitse ubusa, ariko usigaye ubona n'ibyo bitakora abarokore barazambara, ugasanga bifunganye, akajya mu muhanda yambaye kora. My friend, yabaye nk'abandi. Hari umuntu nzi, Mana yo mu ijuru we, utabara itorero, ni umuririmbyi, aradefiriza agafata plante agashyira mu mutwe. Iyi plante akayishyira mu mutwe, yarangiza agategeraho igitambaro, akajya agafata mikorofone. Kera ntabwo ari uko byari bimeze. Icyo twita iterambere mu buryo bw'umubiri, ahubwo ni iterambere, ni iteranyuma mu buryo bw'umwuka, kandi riteranyuma rigiye kurangiza abantu benshi. Rero uyu dayimoni w'ubwibone wamaze kwadukira abanyetorero, cyangwa se wadukiriye abantu benshi. Bantu b'Imana, ntabwo nari nzi ko abantu bashobora kogosha ingohe. Izi ngohe Imana zidushyiriyeho kugira ngo zituproteje, ziturinde ivumbi, ziturinde umwanda. Ariko ubona ni gute abantu bafata inzembe bakiyogosha ingohe, abandi bashyiraho za rabero. Ibi bintu ubundi byari ibya kera, ba kera barabikoraga, ngo wari umuhango w'Abanyegiputa. Iyo babaga ngo bari mu mihango, niho bashyiraga ibi bintu ngo bitukura, ngo rouge à lèvres, my friend. Rero bagashyiraho, warangiza bagataturika ukagira ngo ni itungo babaze. Ibi byose ni dayimoni yitwa bwibone Imana yanyeretse. Uyu mudayimoni arimbuye abakobwa benshi. Hari n'abagenda bakwisiga amavuta, ukaba wari uri kumwe n'umuntu ubona ari afite igikara nk'iki cyane, ejo mu gitondo ukabona yabaye inzobe we. Ariko mu buyobe bwe ugasanga harimo n'ibintu byitwa umukara, ukibaza afite igikonjo cy'umukara, ahandi ni inzobe, ukibaza ukuntu byagenze. Ni dayimoni witwa ubwibone. Ndavuma dayimoni witwa bwibone winjira abanyetorero, ndamuvumye mu izina rya Yesu. Natuveho ntacyo dupfana nawe, katika jina la Yesu, nave mu itorero ry'Imana. Abantu bamaze kwibona ku rwego rukomeye. Dayimoni wa gatatu rero ariwe dayimoni witwa cyubahiro. Uyu warangije abantu benshi cyane cyane, yaba barokore yaba atari abarokore. Abantu bakunze icyubahiro cyane kubera ko my friend, dayimoni icyubahiro. Bene data, uyu mudayimoni arakomeye. Cyubahiro yarakomeye. ubwo bwibone bwe abushyiramo agahita ashaka
kuba umunyacyubahiro kubera ubwibone. Ni dayimoni wa kabiri. Mbabare nayo mvuze ngo ni wa gatatu ariko ni wa kabiri niwe turi kuvuga. Uyu mudayimoni w'ubwibone turamwirukanye mu izina rya Yesu. Icyubahiro by'abantu byose baba bashaka kugira icyubahiro bidafite icyo bimaze. Muri iyi si wo kubahwa n'umwe ni Yesu Kristo, umwana w'intama w'Imana, niwe wapfiriye isi. Ntabwo nshatse kuvuga ko wenda abantu Imana yahaye icyubahiro batakikwiriye, abo kubaha tububahe, ariko kandi hari n'abakishakira. Abahawe icyubahiro ni Uwiteka, we have to respect you, but others, ariko abandi bari kukishakira swate babigiri uko bashaka, hari n'abakigura kugira ngo nyine baba abantu banyacyubahiro. Ubwo ni ubwibone. We ni dayimoni yitwa bwibone. Dayimoni wa nyuma rero ariwe dayimoni ndabimenyereye. Njya kubona nabonaga ari kugenda yumva inkono bisanzwe, ariko agera ku nkono ishyushye cyane, iramutwika ururimi. Reka nkubwire ngo ibyo urimo bizagutwika. Yes, ndabimenyereye. N'agasambana akajya ku ruhimbi akafata bikora akaririmba. Ndabimenyereye. Ibi mwitwa Imana ntimenyerwa. Namenyereye iby'Imana naje kubatimbura. Reka dufate kanya dusobanure gato ijambo ry'Imana. Bibiliya ivuze iki? Nehemiya, uyu ni umugabo umukozi w'Imana. Nehemiya na Ezira n'abandi batandukanye bari kubaka Yerusalemu ngo baje kuyisenyera amatongo, ariko ngo bafata icyemezo. Ba Nehemiya na Ezira biyongeramo imbaraga, baravuga ngo mureke dusenge tuyoboze Imana inzira. Mu gusenga kwabo rero bafata icyemezo cyo kwiyubakamo imbaraga, ngo bakajya bajya kubaka inzu y'Imana Yerusalemu, ngo ariko buri wese afite inkota, kuko babaga bazi ko bafite abanzi babo. Hanyuma rero umunsi umwe umwami w'i Babuloni witwa Aritezaruzi ngo atumaho Nehemiya, aramubwira ngo ndagukeneye. Nehemiya aravuga ngo hari ikintu ngiye gukora, ntabwo nasiga inzu y'Imana iri aho gusa, reka sigaho umukozi w'Imana bita Eliyashibu. Eliyashibu yari umutambyi w'umukumirizi, kandi uyu Eliyashibu yajyaga ku igaburo. Eliyashibu azi iby'Imana. Eliyashibu yari umupasitoro. Eliyashibu yari umushumba. Eliyashibu yari umuririmbyi. Eliyashibu yari umuhanuzi. Eliyashibu yari umuvugabutumwa. Eliyashibu ngo yasigaye mu murimo w'Imana, ngo ariko hashize akanya gatoya yinjirirwa n'imbaraga zikomeye z'abanzi babo. Izi mbaraga z'Abasanibalati na Tobiya na Geshemu ziramwinjirira. Mbibutse ko Nehemiya yagiye yitabye umwami, ariko Eliyashibu yasigaye mu nzu y'Imana, ngo ariko ngo Eliyashibu ngo ahita acudika aba inshuti. Dore byapfiriye ahangaha, twacuditse n'ibyo tudakwiye gucudika. Twabaye inshuti n'abo tudakwiye kuba inshuti. Ariko Bibiliya ivuze ngo Nehemiya amaze kumenya amakuru, ngo arangije ngo araza akora ikintu cyiza nakunze nshaka ko dukora, ngo araza afata ibintu bya Tobiya, kubera ko Tobiya ngo yari yaragiye Eliyashibu ngo aragiye ngo yubakira ubuturo, ngo Tobiya ngo mu nzu y'Imana, ngo barasahuye inzu y'Imana barayisahura, ngo arangije ngo aranabemerera ngo bashyiramo icyo bita ingoro, bakajya bararya n'ibigirwamana mu nzu y'Imana, bagasambanira mu nzu y'Imana, bakibira mu nzu y'Imana, amaturo barayiba, aho babikaga intwaro zo kurwanisha barazisahura. Abanzi b'Abisirayeli baragenda barabangiza bitewe n'uwo bita Eliyashibu. Nehemiya ngo arabyumva, yumva inzu y'Imana ukuntu yahindanye, yumva ukuntu inzu y'Imana isigaye bamusaka, yumva ukuntu abera b'Imana bamaze kwangirika. Afata icyemezo aravuga ngo ngiye kugenda menya icyaha. Alasitita lazodra pewa zokita hasela zodra shenipi fosili wini drome la sedobe la kodrome la shigodrebo la tota lazo ni wini dra shelazo pita la noda istifolewa shekota lazo drayi. Nehemiya afata icyemezo araza asohora mu nzu y'Imana ibigirwamana, asohora akajagari, asohora bitwaga ko bari gukorera Imana ariko bayiryarya. Bamwe ari abanyamoko, ari abanyamatika, ari abatinganyi, ari abasambanyi. Arasohora aratupa. Ijwi rirambwiye ngo ni Imana ije kandi bundi bushyashya gusohora ibyitwaga ko biri mu nzu. Halashitoketra pelazo newinidra. Imana mfasha kandi mu bwenge. Urakoze Mana. Munyemere dufata akanya ko gusenga. Marayika w'Imana afite ifuhe, hari ibyo areba kumva arababaye. Imana imwohereje kugira ngo agire ibyo asohora, ariko kandi yimike, kuko ntabwo Imana izihanganira ibi bintu Eliyashibu yakoze. Eliyashibu ni muntu ki? Ninde?
hanyuma musabe umwuka wera w'Imana nuko ijambo ry'Imana risobanuye niko Imana ivuze. Reka dusenge. Yego, murakoze kumva ijambo ry'Imana kandi mwakoze cyane, ariko kandi mumenye imbaraga muri kurwana nazo, imbaraga z'abanzi b'Abisirayeli, kandi mbibutse ko Satani nta ntwara agira, Satani nta mbaraga afite zidasanzwe. Satani akwicisha intwara agusanganye, icyo agusanganye nicyo akwicisha, hanyuma murwanye Satani nawe azabahunga. Turagushimiye Mwami Yesu, turarakoda istifo, turagushimiye kuko uva gusenga kwacu, turagushimiye ko ari we nyiri umurimo. Muhabwe icyubahiro Mwami wanjye, ndakwinginze ngo turwanirize imbaraga eshatu. Dukubise hasi umwuka wa Eliashibu winjiye, uyu mwuka wa Tobiya Geshemu na Sanibalati, izi mbaraga zirwanya abera zikanamura abera kati kwa Cina Yesu. Dayimoni bitwaye iki? Ndagusohoye dayimoni, ndakwirukanye mu bahera b'Imana. Sohoye dayimoni icyubahiro, uyu mudayimoni w'umwibone kati kwa Cina Yesu. Dayimoni witwa ndabimenyereye, ndakwirukanye mu nzu y'Imana, ndagusohoye nk'uko Nehemiya yasohoye ibintu bya Tobiya ndetse byose akabisohora akongera agatunganya inzu y'Imana. Niko Imana ije gutunganya ubuturo bwayo. Ole shalano belazo drai sherowi ino pefosi kodra shetoketa stifole shalatoketa lazo dra perazo dre kotando zini wini drome ashakoda dobela sede kodra shobe fostifo. Amen. Murakoze Mwami, murakoze kuva gusenga kwacu mu izina rya Yesu. Amen. Mwakoze kandi Yesu abamugisha. Ndabakunda. Shalom shalom. Ciao ciao. Amen.